ndabizi baba babizi hakuza rero barakubitana bakabundana ukabona mu Ventura bubyutse yifashe ku mufuka igiye nko gutaha isoko ahantu urumva wabona mu Ventura imeze nk'ifite ubwoba bw'ibintu irimo cyangwa igenda ibabaye ikigira gute ibintu nk'ibyo ngibyo hanyuma ikibuga cy'indege nibyo navuzeho mu kanya nabyo tubisubiremo rero ubusanzwe wabaye nk'ukashengezamo ubusanzwe biri mu nyungu za Ventura kuba Goma International Airport yakwa that is why nibaza ni kuki ahubwo Ventura atari yisaba ko kiya kibuga gifungurwa bigasabwa na guverinoma kuvuga ngo amadiru kuri Goma azarushaho kunguka kuri Ventura niba rutuye wenda icuruza n'urugero tuzaguruka nta nkomyi aho kugira ngo tugire ku mipaka y'ibindi bihugu no ku bindi bibuga by'indege bikeneye certification yindi urumva yego so reka nkubwize ukuri dufate ijanisha Goma aeroport iramutse ikoze byagira inyungu mu Ventura 80% kurusha abandi bagasigara baprofita abandi bagasigara ari abantu bari baparazita gusa nkibaza kuki atari yisaba ko ikibuga cy'indege gifungura cyangwa se imeze nka cya gikeri babwiye batero gikeri tugiye kuguhanira mu muriro dore ibyaha wakoze bagutwike bagukongeze gikeri ngikavuga iti rero mwabantu mwe munshyire mu mazi akasuzuguro kanyu ndakarambiwe dore igihe mwankubiti ibihano na buri kimwe cyose bakakijugunya mu mazi cyagera mu mazi ngo niho cyatangiye kije gukomora abantu ngo nabahenze ubwenge mu mazi niho iwacu urumva mu Ventura ishobora kwitoza utunyoni kidashaka ko Goma yo ifungurwa ariko ari kugira ngo wenda inafungurwe mu mayeri none inafungurwa azavuga ati ariko nimwe mwayifunguye nensidi zahaturuka bwate nimwe mwabisufunguye tubabwira turahagaritse mu passport turahagaritse uzo abantu bishize mu nzara poti nka Goma yigeranye n'ibyo byambu byo kubutaka cyangwa ku mazi urumva abigaburira inyungu zirimo ukuntu business zihuta abazayirwa n'abakongomani bakunda kujya gukora business kure nanjye gucengezamo nakandi ntuzashaka kuva ku Kinshasa kuko ibidege byo muri Kongo bigenda uko bibonye kose ashaka gucika Kisekedi azakigurutsa avuga ati shati nibura mfite aho ngiye nangana nkuwo uzi kazaba azamwicejo urumva kandi Goma Aerorega niyo yahagurutse indege ijya gutera Gitona nuko barakomeza ari Kinshasa ese baretse Goma Aeroport igakora ko mushobora gufata indege muri 500 mukagenda mugafata Kindu igafatwa n'abasirikare indika gikareba indika gikisangani mukagenda umujyi mukawugarurira reka ndekera ngo banza nashonje yego ukivuga ku bintu by'amadrone ndetse nanabonye muri Uvira ngo drone bavuga ko ngari mama 23 ariko bandi bakibaza bati arambaje ikibazo atese indege ziguruka yo zijya muri Uvira ati kandi mama 23 yaravuye muri Uvira ati nanjye birancanze ndavuga ni yawe ndumva nanjye nsigaye mwese kazi nyuma shamba mubizo ubwo nguvira ngo yarashwe na FARDC yirashe akoye FARDC nibicucuse ko bahora birasa buri munsi regana abanyabantu babigize narrative none FARDC ngo yimaze ngirimo kwirasa buri segonda wiki niki haturikijwe na Ventura wasika yishwanya gusa iyo ntifite drone nirimo kuba bombarida kandi tariyo si drone se n'umuntu itwara mu ntoki cyangwa no kuyohereza si ya drone yisha abantu bari kasinga ne bari hose muri ya position ya FARDC hari drone n'abadede bwo nabo abadede bose ubundi bajya muri Kongo gukora iki hari mu Muramvya cyangwa n'urunyo ni Rumonge wa mugani wa Colonel Rugabo kandi ubona kirimo gukoresha ubwo buryo bw'abasirikare bake abana bo kundondo bahavuka abana n'ikindi kibakaza ko batesha koko tuvugisha ukuri wa mudedewe uri bundusha ibihanamanga by'iwacu dore hari akari matongo yo kwa Gafishi hari akari mu matongo yo kwa Kanaka dore ko byicaye niki akaza akahita barangiza bagahita bisubira ari bakagera bavugiriza none se ko abandi bari kuvuga ko inosuko yari ya FARDC ahubwo nanjye cyo ndi kwibaza bakavuga ko abo abadede ngo bo muri ibi bice ngo ari isuko ya FARDC yabarashinze ko barwanana genzi igitero cya drone ntabwo nzi iyo cya Sukoyi ubwo naje nta makuru mfite kandi Sukoyi ihorera shanga mu Ventura ko nta Sukoyi igira zirwana oya na yego igira amadrone yego nibyo nkubwira ko namenye ngo isuko ya FARDC nayo ngo yarashega ariko ngo yirasaho ariko se marashara akavuga ko FARDC kuri drone nabyene ariko na Sukoyi ubuhangi bayifite ati ntagara abantu bo kwirasaho na Sukoyi bagira na Sukoyi bayiyobye inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro
Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. bazavamo regime ikomeye cyane muri aka karere, bizavamo regime kandi abanyamerika barabizi, baba babizi. Hakuza rero barakubitana bakabundana, ukabona mu Ventura bubyutse yifashe ku mufuka igiye nko gutaha isoko ahantu. Urumva wabona mu Ventura imeze nk'ifite ubwoba bw'ibintu irimo, cyangwa igenda ibabayika itigira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma ikibuga cy'indege nibyo navuzeho mu kanya, nabyo tubisubiremo rero. Ubusanzwe wabaye nk'ukashengezamo, ubusanzwe biri mu nyungu za M23 kuba Goma International Airport ko yafungurwa. That is why nibaza ni kuki ahubwo M23 atari yisaba ko kiya kibuga gifungurwa bigasabwa na guverinoma. Niyo paradox irimo. Sibyo? Kubera ko n'ubundi usanzwe hari ibyo leta, hari ibyo M23 isaba guverinoma ko yafirifiringa yakuzuza idafiteho sometimes competence n'ubushobozi nk'imikorere y'amabanki, kuko ntekereza ko niba ari Swift system na agreement ya Swift niyo mikorere n'igihugu. M23 ntabwo iraba igihugu. Niyo mpamvu isaba ngo leta ngo nifungure amabanki irekura amafaranga y'abaturage. Si ihora ibisaba? Yego. Kuki se wasaba leta kifungura amabanki kugira ngo ibintu bigende neza abaturage baruhuke batunganirwe, noneho ntusabe na leta na code ya airport kugira ngo airport ikore Goma ayeho yongere gusubira, kuko izasabwa kandi tangwe na leta byanze bikunze. Ntabwo M23 ayata niba ari itanga ibyo ngibyo ku rwego mpuzamahanga yafata code ngo ihereze inyeshyamba y'ikibuga cy'indege, ubwo se cyazirengera si ibibazo byazava mu kirere aho ngaho. Ikindi nakubwira aho harimo paradox imwe, wenda abantu bazatubwira muri commentaire. Imikorere y'ikibuga cya Goma abantu batekereza ko kwaba ari ugufungura ikirere kwa M23 bigatuma kivogerwa. Hakujye ku giti cyanjye mbona cyaba bouclier y'umujyi wa Goma. Cyarinda nanone kuko gikeneye iyo safety umutekano. Umutekano akoreka kuri airport ya Goma ku rwego mpuzamahanga, kubera ko byabaye hekoni byanabona umutekano ku gihugu ku mujyi wa Goma, byaterwa no kuntu abyumva. Dufata urugero, niba Kinshasa ari gutera drone mu mujyi wa Goma kandi Ethiopian Airlines iri buhanyure, urumva ishobora gukora attention kugira ngo idateze ibyago za ndege zirimo kuhakorera ku bintu yashyizeho umukono. Yego. Utekereza rero ko Goma yavogerwa kubera ikibuga kinini gifunguye, siko mbyumva, kuko kizaba gicungwa n'abahayobora. Ahubwo byakabaye inyungu za M23 ko bari isaba ko Goma yero ifungurwa. Icya kabiri, izi ntumwa zayo buriya mu bintu by'intumwa z'ibiganiro ukora attention, hari igihe nk'umuntu yaguruka afite impapuro wakwikoza ko airport runaka ugiye kwihagarika bakagufata. None M23 ifite kuba yafungura ikibuga cy'indege cya Goma, abantu bayo ba delegation yayo bagashobora kwagisesinga wenda Goma, Addis Ababa, Doha, Qatar, nta handi hantu babize kujya gusaba inzira. Ese byo ntabwo umutekano wa delegation ya M23 kuba isigaye gukira ku butaka bwayo ikongera kagwa ku butaka bwayo. Icya kabiri, itumyeho imbunda, kuvuga ngo yambura imbunda FARDC ngo zirwanisha gusa, nta mbunda igira nshasha FARDC itagira se, na tuvuga ko ibyo bidashoboka. Ubwo uruva M23 kwikorera diru ikavuga uti hari cargo yikoreye ikibunda izava Istanbul muri Turkiya, urumva ikaza yanywesheje bihagije ikarandinga Goma, ntago ibonye intwaro nta kintu kigoranye. Kuba yagura imyenda mu Bushinwa igahindura impuzankano byagize gute kuri makeya zikaza zihiruhukira ku butaka bwayo, ntago ari inyungu kuri M23. Imisoro sizahava, babyita Goma Aéroport. Aéroport ni icyambu cyo mu kirere nkuko aba icyambu cyo ku butaka n'imipaka yo ku butaka. Goma ubwayo ku mamiliyoni M23 niza y'imisoro, Goma ubwayo yawe kuba gatatu ishoboye gukora. Kuvuga ngo amadiru kuri Goma azarushaho kunguka kuri M23. Niba rutuye wenda icuruza n'urugero tuzaguruka nta nkomyi, aho kugira ngo tugire ku mipaka y'ibindi bihugu no ku bindi bibuga by'indege bikenere certification yindi, urumva. Yego. So reka nkubwize ukuri, dufate ijanisha Goma Aéroport iramutse ikoze byagira inyungu mu 80% kurusha abandi bagasigara baprofita, abandi bagasigara ari abantu bari baparazita gusa. Nkibaza kuki atari yisaba ko ikibuga cy'indege gifungura, cyangwa se imeze nka cya gikeri babwiye batero gikeri tugiye kuguhanira mu muriro, dore ibyaha wakoze
bagutwike bagukongeze gikenenge kavuga iti rero mwabantu mwe munshyire mu mazi akasuzuguro kanyu ndakarambiwe dore igihe mwankubitiye ibihano na buri kimwe cyose bakakijugunya mu mazi cyagera mu mazi ngo niho cyatangiye kike gukomora abantu ngo nabahenze ubwenge mu mazi niho iwacu urumva M23 ishobora kwitoza utunyoni kidashaka ko Goma Yero ifungurwa ariko ari kugira ngo wenda inafungurwe mu mayeri noneho inafungurwa azavuga ati ariko nimwe mwayifunguye nensi zahaturuka bwate nimwe mwabisufunguye tubabwira ariko yabishakaga izi kariyo byagwa neza so giye ndumva kandi ibyo mvuga numva biri pragmatique ni ibintu bibarika rwose wari uzi ko buriya no kuri second hand y'imbunda uzi ko hari n'isoko rya sekene ribaho ukaba wafata nk'ibihugu bivuye mu ntambara nka za Eritrea nka za Ndeyondi bitagikoresha kandi wowe ni wanyu uzakora kuko ziri kuntu ziri kuri market urumva ukavuga uti sha muduhe ibifaru 100 muzabikoresha iki ko mwaguze ibindi 500 bya bindi 100 cyamunara ukabura biguze icyo ndimo kurwanaho ni kingiki mufite ikibuga cy'indege mushobora gukora deal zanyu mutarenze gusaba kunyura ku butaka bw'abandi baza nka M23 iguze ikintu ikacyuza ku mipaka ya Tanzania kandi Tanzania ariyo nshuti ya Tshisekedi ese bimwe ntaga Tanzania yabifunga yabimenye cyane ikabifunga cyangwa igatanga nayo mabanga ndimo gushakisha ukuntu najya out of 80% y'inyungu za M23 kuri Goma Yero nkabibura kandi ifite na drone na kajugujugu ebyiri yakoze yasannye hasi ubundi yo ntiyagiye bihagurutsa bikavika vumbi bikajya turitsa abo muri Kinshasa nawe yashaka abapilote bakaza cyangwa bakajya kubyiga bakaza kabajya babirwanisha ntifite suko y'into yibonye ntifite kajugujugu hafi ebyiri kuzisana se byo birananiranye nyine ndaca inkarita ngasanga giye ku bwanjye iriya Goma Yero nifungurwa naga ari igihombo kuri M23 cyeka niba yijijisha kwanza umwaka ikimaranye ese ubundi katari yagiharuye ubundi iragifatira ngo kimaze kikari cy'abakongomani ubundi cya kibuga ni cya M23 kugira ngo ibuze abanyegoma ku profit inyungu z'ikibuga cy'indege ibuze abantu baratuzwe na aeroport kuntu babangana fata abantu b'Dar es Salaam babwire ngo Dar es Salaam port yihagaritse Tanga port yihagaritse Mombasa port yihagaritse uzo abantu bishize mu nzara port nka Goma yigeranye n'ibyo byambu byo kubutaka cyangwa ku mazi urumva abigaburira inyungu zirimo ukuntu business zihuta abazayirwa n'abakongomani bakunda kujya gukora business kure nanjye gucengezamo nakandi ntuzashaka kuva ku Kinshasa kuko ibidege byo muri Kongo bigenda uko bibonye kose ashaka gucika Tshisekedi azakigurutsa avuga ati shati nibura mfite aho ngenda ngana nkuwo uzi ko azamwicejo urumva kandi Goma Yero rega niyo yahagurutse indege ijya gutera Gitona nuko barakomeza ari Kinshasa ese baretse Goma Yero port igakora ko mushobora gufata indege muri 500 mukagenda mugafata kindu igafatwa n'abasirikare indika gikareba indika gikisangani mukagenda umujyi mukawugarurira reka ndekera ngo banza nashonje yego ukivuga ku bintu by'amadrone ndetse nanabonye muri Uvira ngo drone bavuga ko ari mama 23 ariko bandi bakibaza bati arambaje ikibazo atese indege ziguruka rero zijya muri Uvira ati kandi mama 23 yaravuye muri Uvira ati nanjye birancanze ndavuga ni yawe ndumva nanjye nsigaye amamwe sigaze nyuma shamba murizo ubwo nguvira ngo yarashwe na FARDC yirashe akoye FARDC n'ibicucuse ko bahora birasa buri munsi regana abanyabantu babigize narrative none FARDC ngo yimaze ngirimo kwirasa buri segonda wiki niki haturikijwe na M23 asika yishwanya gusa iyo ntifite drone nirimo kuba bombarida kandi tariyo si drone se n'umuntu yitwara mu ntoki cyangwa no kuyohereza si ya drone yisha abantu bari kasinga n'abari hose muri ya position ya FARDC hari drone n'abadede bigo nabo abadede bose ubundi bajya muri Kongo gukora iki hari ni mu Muramvya cyangwa n'urunyo ni Rumonge wa mugani wa Colonel Rugabo M23 izabahamya izabakubita se bazamenya n'iki bakubise noneho ngirimo kubacucuma neza mu matsinda mato y'abasirikare basa amatama ngo bameze barimo kujyana nk'abatandatu bagasiga basibanganije bari abasirikare hari ikiganiro maze gukora iwanje kuri David Marshall TV abantu bagende bakirebe ariko naho reka mbisubiremo urumva yego ukuntu buriya M23 yamenyereje leta kurwana yigize nka government ariko umunsi M23 AFC twigwana izabahindurira isheni ikarwana kinyeshyamba izabici bamare kuko abazayirwa ndabazi Sandrine sinkubwira abantu ntazi n'ingabo zabo umuzayirwa wahembwe akazi gafite Colonel Nzenze gusa mu butasi we na akazi perereza umusirikare bari yabahembwe ikambi ya Wararui abantu batanu barabayisibye hagize nk'urongora bakamutahira ubukwe Wararui isibye ugiye ugatereka imiceri aho ngaho ku kigo cyabo kavuga uti dore mani bohereje wamarira ku maguduriya sibyo amatsinda mato
M23 nihindura uruferi irimo gukora ntirwane face to face ikagenda muri ubwo buryo bugufi bake kandi ngo barabibakoreye ku ndondo rwose ngo M23 FC twiga ngo yarashe FRDC irasa P5 irasa abari abarwana n'abadede n'ingabo z'u Burundi ku buryo zimwe zaranacangukiwe n'amazina yabo zaragibagiwe bahora baraswa nk'udushwiri buri munsi sizi ikintu bikwega muri Kongo bashaka kandi ubona kirimo gukoresha ubwo buryo bw'abasirikare bake abana bo ku ndondo bahavuka abana n'ikindi kibakaza ko batesha koko tuvugisha ukuri wa mudedewe uri bundu ushibihana manga by'iwacu dore hari akari matongo yo kwa Gafishe hari akari mu matongo yo kwa Kanaka dore ko byicaye n'iki akaza akahita barangiza bagahita bisubira ari bakagera bavugiriza none se ko abandi bari kuvuga ko ino suko yari ya FRDC ahubwo nanjye icyo ndi kwibaza bakavuga ko aba badede ngo bo muri ibi bice ngo ari suko ya FRDC yabarashe nzi ko barwanana genzi igitero cya drone ntabwo nzi ibyo bya suko ibonaje nta makuru mfite kandi suko ihorera sha M23 ko nta suko igira zirwana oya yego igira amadrone yego nibyo nkubwira ko nabanyegondo suko ya FRDC nayo ngo yarashenga ariko ngo yirasaho ariko se barashaka kavuga ko FRDC kuri drone nabyenda ariko na suko ubuhange bayifite ati ntagara abantu bo kwirasaho na suko bagira na suko bayiyobye kuko nayo bugikoresha intuzi amagrid coordinate go igenderaho ntago suko irasa kubera ko ibona abantu gutya irasa kubera imirongo bayihaye bashobora kwiyobya rero bakayihereza yabo kuko yarabikoze muri Rubero 1D itabika abantu benshi yarabikoze ibari bitonga sinibuka neza igihe bari bakiri hano muri za Minova Sukhoi no muri Masisi Sukhoi ishobora kuba nanjye kwanga imiraso uburyo bwo kurasa ndabona ari muri Mirembwe kwirasaho igihe imaze amateka Sukhoi mu kurasa ku basirikare ntago ari hasi ya 5 cyangwa 6 binomo barabiyobye arahaguruka bakamuvangira n'ibindi GPS kuko ndabona ngo yarashe ingabo z'abarundi n'abazarendo muri Minembwe kandi ari ya FRDC bayihakinga birashoboka ntabwo mbizi bayihakinga ariko se nta bantu bigeze kubona indege mu Minembwe none ngo ku ruhande rwa M23 yego yose ntiyabaturitsa buriya ikabahereza ibyabo ko nabonye bayifotora bavuga ngo ni ya 23 niko nabonye bavuga kandi kandi bivuze iki gihe bavuga ngo nayibonye iguruka ariko ubundi hariya harwana neza amadrone agezweho kandi M23 afite erego urumva nibyo nakubwiye M23 ubusanzwe biriya bintu irwanamo bimeze nk'iby'amaguverinoma nk'amaregura amizi byo ni ikibazo ariko ingabo za leta iz'abarundi FARDC n'abandi bafatikanyije ntago bakwisha Sandrine amaposition ntago bayahisha nubwo barwana bakagerageza ariko aho ingabo za leta ya Kongo zirazivuza induru zivuza amadebe zigira gute babyina ndo kandi ubutasi bwanzenze navuze kugenda akabyinana nabo ijoro ryose atwara ibipimo bya GPS ntago bigoye uzi ko buriya abantu bizi ntambara z'ikorana buhanga uzi ko ipikipiki imwe ishobora kuzenguruka Masisi ikazenguruka Goma igenda ifata amantuza amakordone agera kuri bank afata kordone ajya aho gese afata akazohereza abantu bakazibyaza umusaruro bakaza kohereza ibindi bije bizikoreye ese tubaza abantu badukurikiye iyo ubona umuntu wenda wo muri vuba nubwo atatwishyuye ngo tumwamamaze ukora niho njyamo bakagenda ku mapikipiki na bwa bugare bwabo ubu ukora ntuze babyita mu delivery ikagusanga iwawe mu gipangu none wibwira ko ubwo buryo wese kordona bakoresha bazikuye he si ukumuha location ese urafotora location uyimuhereza cyangwa umubwire nimero z'ahantu utuye ahita bisetingaho na time n'iminota bihagendera buri kimwe cyose ntari bukata nawe bigende gute kugira ngo tubyoroshye no ku bintu bimeze niba delivery ikunda ipost ikajyanshyira umuntu ikintu ahantu ntinakomange ngo harongo twahageze nuko yina drone kumwe ngo nanjye nahageze ikaguturitsa byanyabyo nta bintu birenze noneho rero wibaze nawe washoboye kwinjirira rya kona banga ry'uriya muntu wa delivery uriya muntu hino nawe wamuyobye ushobora kumuha coordonnées zitari ukamuvangira ugahita umuhindi ikamujyana ahandi ubwo none ikayimujyanye kuri FARDC akagenda akabati nange twahageze kandi ugeze muri FARDC ntabwo intambara y'ikwana banga ari ikintu gikomeye niyo mpamvu muri cyber crime ku bantu baza amategeko cyangwa cyber attack ku bakoresha ikoranabuhanga nka Israel imaze kubaka igisirikare ni igisirikare gishinzwe intambara yo kwikoranabuhanga ntabwo kiri departement cyo ni igisirikare ni ishami ry'igisirikare ntabwo ari departement
urumva so ibindi bihugu rero nka za Iran nahe hose bizi ikoranabuhanga rikomeye nyine bavuga yuko uburyo bw'ikoranabuhanga bushobora guhindura byinshi mu rugamba, harimo no kuba wayobya ibyo bitero, harimo kuba wafata igibombo ukacyohereza ahandi, cyangwa se kuba uwo murwana yakiyobya wari ukimwohereje akakiyobereza ahandi. Buriya niyo mpamvu ibintu njya ntinya bikantera ubwoba y'intambara ya nucleaire. Banjya mbona nk'Uburusiya burwanya na Amerika, urumva yego Uburusiya bukoreza nk'ikibombe kuri Amerika cyane nucleaire, njya mbona Amerika yakiyobereza kuri Afurika. Barabiyobya kuko iryo koranabuhanga rifite. So no muri FARDC rero na M23 barikoresha, ariko nabwo ndajya muri pourcentage bugimya riroroha nka 90% muri M23 yabaturikije ibishaka 10% wenda bikaba kwa kuyobya. Nese ko kiba ko kise batayobya nazira zindi zirasa handi bagahimbira kuri zimwe. Ari ibyo ngibyo mufite iryo koranabuhanga mwajya mbona muyobya n'izindi zikajya zirasa amashyamba zirasa iki n'iki ko hari zihamye birindiro se nk'iyahamije wiringoma ko batayiyobeje niba bafite iryo koranabuhanga. Ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars ntago zicuza.